amakuru y'uko Ruveba na Antoine wigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri Midimar ya Minisiteri yo kurwanya ibiza harya disaster management ngo arafunzwe rero ngo akekwaho gusambanya abakobwa ku ngufu amana karabaye rero none se reka dutegereze ariko se nta warubara mana nyagasani nta warubara nge yo dosiye ijemo iki kintu iyi dosiye wa mugani wawe reka mvuga ntireka ninyerera hirya hariya ntegereze iki ese bundi ubu nakonde kamfate ku myanya ariko burya ngo amazemo n'igihe ngo yatawe muri yombi guhera kuri 11 z'uku kwezi none turi kuri 22 ku mwana nyagasani amaze iminsi 11 ahubwo se ubwo ya minsi umuntu amara mu bugenzacyaha ubwo ntiyarangiye 11 samazemo ubwo aragiye amasaha 78 niyateganywa n'amategeko ariko ubwo ngubwo iyo ngeze aha ngaha kwaba abanyamategeko muri cya gihugu mitanyura nk'ariya bakamba n'ibitugu ndimo kwirengera bazabanze babitomore neza mu mategeko abanyamategeko n'abagenzacyaha n'abashinjacyaha n'ibindi bintu bazabanze babyigeho kabisa ibimenyetso urumva baracyari hanyuma rero twigire muri mbyo Bugesera mbyo imfashanyo y'ibiribwa igenewe abahuye n'amapfa iri gufatwa n'abifite bamwe mu baturage bo mu kagari ka Mbyo mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera baravuga ko ibiribwa bihabwa abahuye n'amapfa biri guhabwa abayobozi ndetse n'abifite bagasaba ko n'abamikoro make bahabwa ubufasha aba banavuga ko batunguwe no kutibona ku rutonde rw'abahawe ibiribwa kandi bugarijwe n'amapfa nyamara bari baranditswe ku maliste yajyanywe aba baturage bavuga ko ibiribwa byanatanzwe nabi kuko byahawe abasanzwe babifite umwe yagize ati ngewe niba ndi mu cyiciro cya 3 Perezida Kagame yarohereje imfashanyo y'abantu bose bamaye icyiciro kitankwiye ndi umukene none bafashe umuyobozi w'isibo w'umukire bamuha icya kabiri bamuha icya kabiri none yafashe umufuka w'umuceri wuzuye ngewe w'umukene bahaye icyiciro cya 3 mbura n'inusu ahubwo ndi gufungurirwa n'umuntu akampa agakombe undi ati kinaziya mbere yari abayobozi ngo baratwima umva ariko ngo none n'umuceri bari kuwufata nk'abayobozi twe bakatwima bari kutwima rwose undi muturage nawe ibaze kugira ngo umutekano afate ibiryo umuturage ayoboye abibure aka kantu niko ko kwibaza buretse se ngo bwana Minani Felicien umuyobozi w'akagari ka Mbyo we avuga ko inkunga yahageze ndetse yanatanzwe ikaba yari igenewe abantu bahinze bakarunza ubwo nyine yabitanze ngo ku murongo wa telefone naho yabitangarije kitagazamakuru cya Flash uyu muyobozi ahakana ko nta manyanga yabaye mu gutanga iyi nkunga kuko abaturage bitorewe n'abagenzi babo Minana ati inkunga yari igenewe abantu bahinze bakarumbya kubera iki kibazo cy'izuba nanone akaba ari abantu wabonaga ko nyine badafite indi mibereho bari bategereje ku byo bari gusarura ntabwo dukeka ko baba baracika ariko mu by'ukuri bagombaga kwihabwa bose barayihawe kandi numva byaragenze neza twateganyaga abantu 260 ndumva bose barayibonye dore aho ruzingiye rero bwana Richard Mutabazi uyoboye akarere ka Bugesera wavuga ko iyi nkunga itaratangwa umuyobozi w'akagari amaze kuvuga ngo abantu 260 bose barayihawe kandi byagenzwe neza naho bwana Richard Mutabazi uyobora akarere ka Bugesera wavuga ko iyi nkunga itaratangwa ngo ntabwo iragezwa kandi ngo buretse wumva ariko ngo kandi ngo ni inkunga yari igenewe abantu bahinze kugira ngo batazasonza kubera kurumbya ati icyambere cyo iyo nkunga ntiranatangwa ubwo sinzima yanjye abayihawe abariwe icya kabiri ni inkunga dutekereza ko abantu barumbije yabafasha kugira ngo badasonza uyu muyobozi avuga ko igihe cyo gusarura kitaragera abantu n'ubundi bakwiye kuba barya ibyo bari kuba barya kuko ngo igihe cyo gusonza kitaragera umva nogeze volume kugira ngo wumve neza iyi nkunga yagenwe n'ubundi n'abantu bahinze
bari bategereje umusaruro ariko bakaba nyine babona bararumbije ariko bavuga kurumbya wa munyamugi we ntabwo ubizi wowe uretse tukubwire twebwe twabaye mu cyaro wowe ntabyizi tega amatwi uretse nongeze volume umuyobozi w'akarere yavuze ko igihe cyo gusonza kitaragera uri kubyumva neza akomeza agira ati ni ukuvuga ngo igihe cyo gusonza cye ntikiragera yakomeza agatungwa n'ikimutunga n'ubusanzwe twebwe turabizi na lisite twarazikoze ariko n'ubundi igihe cyo gusarura ntikiragera sinzi rero n'uwaba ashonje uyu munsi n'ubundi cyari kumutunga kuko igihe cyo gusarura ntikiragera none se bashonje bate niba bararumbije kandi igihe cyo gusarura kitaragera shyiraho akabazo ni ukuvuga ngo yari inkunga igomba kuza gusimbura umwana wavukiye mu mbyeyi sha mana yake na mama ya papa ariko bana we numva umugongo ucitse. ni ukuvuga ngo niba usaruye mu gihe runaka hari igihe ugomba kuba uri kurya kifatika ariko itonde wiza kunjisha nawe nturi umunyamugi ibintu byo guhingura bize ubu turi mu kwezi kwa 12 ubusanzwe abahinzi bahinze ibishyimbo ubu baba barimo barya igitonore cyiza umuyobozi meya ariko meya we urahagarara ku maguru abiri koko ukavuga uzi ko umuturage ubu yagombye ko barimo gusoroma igitonore igihe cyo gusonza ntikiragera ukamubwira ngo igihe cyo gusonza nticyari cyagera ariko mana kuyoborwa n'abantu batazi hari igihe abantu bose bagomba kuba bashonje donc realite y'ubuzima bw'umuturage mva ndakubwiye cyakoze n'ubunyunyuzi mu bundi reka kubyita ikibazo ni ibisubizo mu bindi reka mbyite ko ari ibisubizo igihe cyo gusonza dore ikibazo ahantu kiri amama ukwakenda imvura iragwa ukwakenda imvura yamara kugwa noneho umuturage urumva agahinga iyo nk'urugero uhinze mu murima wenda wari warahinzemo ibirayi ukabibamo amasaka iyo bigeze mu mpera z'ukwezi kwa 10 gutyo kwa 11 mo hagati batangira kujya gukora ibyo bita gushoroza kujya bya birayi byaragiye bihamera noneho bakagenda bakuramo imishoro y'ibirayi bagatangira bagateka none kubera ayo mapfa yateye kubera iryo zuba uwo mushoro ntawo babonye mu masaka aho ngaho yowe bivye amasaka ukayabiba ahantu wari warahinze ibishyimbo bihameramo ibishyimbo mu mpera z'ukwezi kwa 10 abantu barimo barya imiteja y'ibyo bishyimbo uri kubyumva none we kubera kumenya neza uko ubuzima bw'umuturage ku isoko ariko buretse igihe cyo gusonza cy'uyu muturage nakomeza tungwe n'ibyo nukuvuga ngo ubuzima bw'umuturage butandukanywe nubwo abasirimu cyangwa abanyamugi cyangwa abandi badahinga bajya ku isoko buratandukanye umuhinzi guhera nyuma y'ukwezi atangira gutungwa n'ibyo yahinze uwo mushora akawubona w'ikirayi iyo mishoro y'ibijumba akayibona iyo miteja y'ibishyimbo mu masaka akayibona umushogoro akawubona noneho bijyaga kugera mu kwezi kwa 12 rero ye baba mana we bafite ibitonore bafite urunyogwe none meyati ubundi oya nago ndi kubyumva neza nanjye bwanjye ndago volume ihagije ndakubwiza ukuri ko volume idahagije kugira ngo nanjye mbyumve urumva nyine avuze nka wa muntu ujya ku isoko none ikindi gisekeje meya wicara hahandi mu biro arakubwira ko amaliste bakiyafite kandi ko n'ibiryo bihari ahubwo iki ni kintu uri kubyumva umuyobozi w'akagari wabitanze arakubwira ko babihaye abantu 260 kandi bose babibonye byavuye he stoke haracyarimo ibindi bintu bishobora kuza bikagaburira abantu ariko uri mu bizahe radio Imanzi hano yes aro iriwe ndabizi se ariko noneho wanyagiwe ndakurahiye ko ijwi ritaza neza aha aho ni sawa yego hari wacu za mugina hari n'ahantu haje inzara y'ibindi nga mugina kandi ni muri Kamonyi umunyarwanda yapfushije umuhindo ntabwo yatanana inzara hazagira kubera
ibyo tundi dupfe ntabwo wabona inzara kuko ibishyimbo n'ibyo biryo by'umunyarwanda niyo ngandura mu buryo bwihuse mirongo icyenda ku ijana henshi bararumbije pe. arakoze cyane. umva ikibazo gihari Mugina ni muri Kamonyi kandi iyo mfashanyo nk'uko byatangajwe igenewe ab'iburasirazuba amajyepfo ntarimo. bimwe ubushize navuga nti nyamara dore nanjye nihingiye agashogoro kanjye kagwingirira ku mushingiro nawe bagutekereza udushyimbo twagiye twagwingiriye ku mishingiriro yatwo uduti. ariko ikibazo kiri ahangaha ni iki, njyewe nabanje kwiyumvira ya myumvire none y'abaturage. umuturage wenda uri muri icyo cyiciro cya kabiri cy'ude ariko akaba atarahinze arashaka ko nawe mumuha kinazi nziza mukamuha n'umuceri. ko kinazi nziza yajyanye abayobozi ariko nyine umva ikibazo ahantu kiri ubwayo imfashanyo igenewe abantu bahinze bakarumbya yego izuba rikaka bakaba bararumbije. ni ukuvuga ngo uriya utarahinze n'ubundi afite ubundi buryo yari afite uko kuzabaho ntabwo yari ategereje amakiriro ye mu bizava mu murima. ariko kubera ko imfashanyo yaje arakubwira ati twumvikane mudugu mutwara si nanjye urabizi ko ndi umuturage wa leta ariko mana nyagasani umwanzara agategereza ibizava mu ntuza mu mfashanyo kuko ntabwo waba uri umuntu wifashije cyangwa ufite imyumvire iteye imbere ngo nubona imfashanyo zaje nawe uhurure kandi zitagenewe igiciro abandi nawe uzi neza ko barumbije. urumva ni nacyo kintu kigoranye kugira ngo abaturage bacyumve kumva ko kuba utarahinze bihita bigukuramo kubera ko imfashanyo igenewe umuntu wahinze wari utegereje ubuzima bwe kuzava mu murima akaba yararumbije wowe rero n'ubundi wari ufite uburyo uzabigenza. ariko rero abantu batanga n'akazi mu nzego z'ibanze ni ukuri aba bantu baba bari aba VIP bakuriye mu mbyeyi batazi ubuzima bw'abaturage mujye mubanza mubaha amahugurwa babanze bagende bicare babanze ni ukuvuga ngo bige ubuzima bw'abaturage bagiye kuyobora rwose buriya ntacyo byaba bigutwaye kuba uri umwana wo mu mbyeyi ukagenda ukicara n'abato ukamenya ngo ese ubundi aba baturage barya bigenze gute babaho bigenze birababaje kuba wavuga ngo uyu munsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 ngo uwo muhinzi ubundi ngo yagombaga kuba arimo kurya iki ngo kumusaruro ngo utari wagera mu kwa 12 abahinzi barimo kurya ibigori bya mbere uri kubyumva ibigori byo mu masaka baba babirya none si umuswari watunzwe na cya kigori bikaba byaragwingiriye hari hasi urimo kumubwira ngo ntabwo ashonje koko wari we muvugizi w'umuturage ni cya kibazo tuguze kuvugaho aho usanga bagomba ku biro by'uturere gusa ntagere aho ngaho mu mirenge cyangwa se mu tugari ngo ajye kureba ubuzima bwabo bumeze gute. no muri iyi sevi iyo bari kubarura imibereho y'abaturage babaza umushogoro bariye ni ukuvuga ngo ni uko bazi ko uri mu bintu bitunga urugo. ahubwo dore nuza dore Jamari Buruseli turanagusuje cyane arimo aravuga ati murimo muribagirwa ko n'amasaka aba arimo guterera ukaba wanywa igikoma cy'inkamuri cyangwa igiheri. urumva ko rero none urashingira ku kintu kuko amapfa niba yarateye uyobora abantu utazi imibereho yabo ntacyo bayoboramo ahubwo abantu bagiye babaha n'ikizame cyo kujya kwiga ubuzima bw'abaturage bagiye kuyobora byakabaye mu bizame bakora banabakoresha bajye bawubaha nta kibazo ariko bakabikorera buriya hari abana Imana iba yaratonze inkoni uje kubyumva neza ariko mu rwego rwo kugira ngo ukorere abaturage bajye babaha nibura amezi 3 ugende wiga ubuzima bw'abaturage ugiye kuyobora nibarangiza baguhe n'ikizami nugitsindwa bakubwira tumva rero turabona wanze guhuza kuba waravukiye mu mbyeyi ngo ubihuze n'uyu mwanya ugiye kuyobora aba baturage ubwo nubona mesheke bakubwira ati ngahigendere birakunaniye kujya kwiga hanyuma nayo meza umva reka nkubwira ma uhinga ibishyimbo nyuma y'ibyumweru 2 ibishyimbo bihinze utangira kurya umushogoro ibyo avuga ngo ntabwo umuturage ashonje yarahereye ku gihe cy'umushogoro ntawe yabonye narahinze nta n'umushogoro w'umunsi umwe nariyeho nyine nicyo kibazo ubundi baravuga ngo niba utazi yuva ntiwamenye iyo ujya niba utazi aho abaturage bari urabajyana he wabageza aho ushaka kudakorana nabo niba ari wowe ukora ingengo y'imari
kandi iyo ngengo y'imari ni imisoro y'abaturage ni ukuvuga ngo buri muturage wese muri ariya mafaranga leta ikoresha afitemo uruhare rwe yashyizemo noneho ukicara muri ya ngengo y'imari minekofine yakugeneye ukavuga ngo ngiye gutekereza ibikorwa bizafasha abaturage gutera imbere niba utazi ubuzima umuturage abaye uyu munsi ukaba uri kuvuga ngo ubundi usonze ute ko igihe cyo oya mwongeze volume kabisa mbabarira mwongeze volume ntabwo ndi kubyumva neza niba umuturage atangira kurya umushogoro nyuma y'ibyumweru 2 agatangira kurya imiteja nyuma y'ukwezi agatangira kurya umushoro nyuma y'ukwezi n'igice agatangira kurya umubeya nyuma y'amezi 2 ubwo uri kungira muri urwo rugendo iyo iryo zuba ritava ahubwo umuturage yaranakubiswe ntabwo azi ko nyine hari abantu baswe ikigori ngo ari ibiryo turya kwa kundi bugice ugakurikije hari abakirya nk'ibiryo hari abakirya nk'ibiryo kandi ikigori burya kiri mu biryo byiza bibaho hari abakirya n'intungamubiri gifite ingufu kitegera ingufu uzanarebe mu gihe cyose kibihe bikomeye bitabaza ikigori n'ibishyimbo uzabibaza intwari z'igihugu zabohoye igihugu kubera ko ikigori n'ibishyimbo no ku bigo by'amashuri naho usanga nushaka kumenya ibyiza by'ikigori uzajye kubibaza intwari zabohoye igihugu ubwo bazabikubwira neza karimo kirakajya kakaba nyandarate ikigori nyine rero yakabaye abitekereza muri ubu nicyo kintu ndi kuvuga ngo bashonje bate noneho agakoryo karimo kuko gitifu we yatanze ibiryo ariko none ni igitangaza unarabara akubwira ngo ibiryo birahari ubundi byatanze amafaranga cyangwa stoke ishobora gusohoka mu akarere katabizi oya meya ntasi usinya kuri stoke wo kabyara ariko logistique baba babishinzwe ndetse logistique ntabwo ripotinga bararipotinga ku buryo ariko by'abantu 260 aho bigomba gutangwa bigatangwa bikanarangira bigateza impaka meya umuntu ariko uyu muntu wigisha abantu imvugo za politike no kuba meya yavuze ngo ntibiratangwa nuko azi hari aho biri nuvuga ngo uyu munsi bimubajije yabyerekana yavuze ko bihari ngo bategereje igihe itari kizagerera cyo gusonza ni umunsi wose niba bari bazi ngo kandi ikindi buriya abahinzi ntabwo bose banahingira rimwe icyo tunakimenya ni ukuvuga ngo hari igihe uwa mbere atangira kurya ibitonore undi akazabirya nyuma y'icyumweru undi akabirya nyuma y'ikindi cyumweru gikurikira undi akabirya gutyo uri kubyumva rero ni ukuvuga ngo bose ubu hari umaze nk'ukwezi ashonje hari umaze ukwezi n'igice hari umaze ibyumweru 2 bitewe n'igihe bagiye bahingira n'utujonjori bari barasigaranye mu nzu bamaze gutera ariko kuvuga ngo ibiryo twe birahari uko byagenda kose meya mu karere nyine akarere nake daba yarakagabanye siwe mutware w'akarere ze ugende meya amateka yacu ya kera inzego zibanze ahubwo rero nabo bose bamuripotingira uko byagenda kose ntabwo ibiryo byagenda ngo bigere mu kagari babitange birangire abantu basigare barenga kwanza reka tubyemere niba umunyamakuru akubajije icyo kibazo ukaba wowe wenda wari uzi ko mu gitondo wanyuze kuri stock tubyemere ko wabonye ripoti kubwira ko muri stock bikirimo sibyo niba banakubajije icyo kibazo ntiwamubwira uti okay reka mbanze nshaka amakuru neza ndaje ngusubize mu mwanya ntabwo ndi kumva ukuntu icyo kibazo cyaje ntabwo numva ukuntu abaturage bari batekereza ati niba icyo kibazo gihari kandi ngenzi kubera ko n'ubundi akazi kari bakorera aho niho ugaruka kuri wa mutrena utreninga abantu ku mvugo za politiki kuko ntiwajya mu mwanya umeze kuri gupfa kugenda gusa nk'ugiye mu misa umuntu ubanza kwigisha uyu muntu akavuga ati dore rero buriya iyo wagabanye sinjya numva hajya honorable bamurikiza uvuga ngo nukugabana ngo baragabana iyo wagabanye bakagukatira bakaguha imbibi zingana gutya zitwa akarere ka Bugesera ubundi rero witwara utya ukabigenza utya umuntu rero ubigisha mara nukurajya bashyira gato cyane arega no muri iyo manda ayirimo yajya anagera ahantu hatandukanye akareba uko bimeze nukuri iki kintu nyine njye mbonye ikintu kinakomeye kinateye agahinda mu bigaragara turamutse tugeze abameya batiga ubuzima bw'abaturage bayoboye iterambere turota ntaryo twabona byahera yuko minefura yashoboye kwikorera imihanda myiza tukayibona amazu meza kubakwa mu mijyi urumva ariko ikivuga ngo kuzazamura wa muturage imibereho ye ntabwo ibi bisubizo yatanze kabisa kugira ngo mbyumve birabasaba ko mwongeza volume cyane
kuko nkurikije ubuzima bw'umuturage nzi w'umuhinzi uko abaho ibyasarurira reka n'ikimenyimenyi uzare umuhinzi ntabwo byoroshye. ngewe kera najyaga nibaza kubera kudahinga ntabwo burya umuhinzi ashobora kuba ahinga akajya kuruhuka ariko nasanze abahinzi bataruhuka. mbasha umwana w'i Kigali arabikurikirana cy'umwaro kwawe naravuze ni burya reka nkubwize kuruhuka se ni ibiki umwana w'i Kigali ariko gusa none ku rundi ruhande irindi somo ngena nabonyemo buriya ni byiza ko ibintu byose bigiye gukorerwa haba mu kagari yaba mu murenge bibanza gusobanurirwa abaturage bakabaho babizi. Niba usanzwe uri n'umukene iyi mfashanyo yaje ntabwo ari y'abakene basanzwe kuko abakene basanzwe bafite ubundi buryo bafashwamo. Niba wowe utari warahinze ugomba kubimenya ko utarimo rwose ntuzagere no guteza akavuyo ukaba ubizi uti twe ntiturimo. Wenda leta izadutekerezaho nyuma yaho itekereze ko aba bahinzi bagenzi bacu duturanye ariko ukuntu abana bajya guhumba mu mirima bakabonamo ibishyimbo bakabona ibigori abana bakagurisha ugasanga umwana yigura inkweto y'ibihumbi 10 yakuye mu byo yahumbye. Dore uzamanuke umunsi umwe muri Nyagatare bejeje urebe cyangwa Gatsibo cyangwa Kayonza cyangwa za Kirehe abana barahumba no kuvuga ngo rero iyo abaturanyi bawe bejeje hari nabo bitunga rega bakubwiza ukuri niyo waba utarahinze abaturanyi bawe ntibakweza ngo buri gitonori ntibakweza ngo buri bigori rwose ntibishoboka ahubwo birya kurusha ababihinze kubera ko baraguhereza uyu nguyu yaguhuye umunsi ejo ndakaguha undi ejo bundi akaguha ureno ugasanga nyine ibintu bimeze neza nawe atunzwe n'abahinzi barumbije ngo nawe yatekereza umva i Buruseli barimo baravuga ngo mu cyaro ko abantu benshi ari abahinzi ubwo iyo abahinzi babayeho nabi abo bandi bo ntibakagombye gufashwa cyane ko niba ukora indi mirimo ukabuturanye n'abantu bakennye nawe nta biraka wabona nuko mbyumva. Yes ubwo yavugaga kuri babandi bashaka kuba baturanye n'abahinzi ariko noneho wenda bo batari barahinze ariko disi uyu muntu hajya ngo mwanze kumushyira mu gisirikare none yahisemo ngo kujya cyakora bamushyikirije polisi ariko rero iriya nyubako no Jean Marie Buruseli ngo ngende narabivuze ngo iriya nyubako ngo nkunda amahoro ko yakimaze kutumaraho abantu ngo bazayisenya yigamana nanjye ndamubwira noya ahubwo abagangahuzi bazaze bajya kuyigangahura. None se umwana ni w'Irurindo umwana w'imyaka 21 w'Irurindo urangije amashuri yisumbuye ati kubera ko nabuze ukongera mu gisirikare yanditse n'urupapuro ariko mpega umukono w'abanyeshuri marangije segonderi nibiriya sini kuri mwandika we dore igisharabi umva ko bavuga igisharabi twigira ku mashini kwandika twarabyibagiye oya we hello ariko uziko barimo bagowe mbabarira umbwira umunyeshuri wandika gutya kumbwira ngo nzamukosesha nago nakwirirwa numa maso yanjye anike reka umva rwose kaba mbaye nago nakwirirwa numa maso yanjye Imana ishimwe kuba naranize ibyo kwigisha rwose nk'uyu ari kujya mugitamo hazeru nkikomereza gusa yaje go kunkunda amahoro yanditse ngo ibaruwa ngo yandikenya kwaze Perezida wa Repubulika ngo amumenyesha yuko ngo byanze kwajya mu gisirikare ngo none akabahisemo ngo gusezera isi cyakoze abantu basigaye bacungana na zira kamera none barimo barakora ngo bahise bamubona bahita baguruka bajya kumureba baramufashe bamusanga niyo baruwa abantu mwese muri kudepoza akazi bakakabima ku nkunda amahoro yadepoje akazi banze kumufata abazadepoza bose bakabanga bazajya kwiyahura. Ariko ubundi urugero reka nkubwire ukuntu abantu rero rimwe dushaka no gukemura ibibazo tubinyujije mu nzira mbi. Nta karere na kamwe katagira uhagarariye ingabo muri iki gihugu mu karere k'iwabo ka Rurindo kugera aho akarere kabo kari ni hafi kuruta kugera kuri iriya nzu y'inkunda amahoro. Iyo agenda akajya ku karere kabo akavuga ati nashakaga kubonana n'uhagarariye ingabo mu karere kacu mfite ikibazo kinkomereye nshaka kumugezaho ndababwiza ukuri abantu ba mbere bicisha bugufi n'aba bantu bo mu nzego z'umutekano uzajya gushaka umuntu uhagarariye ingabo akamubura byagenze gutekereza adahari yagiye mu kazi rwose ku muryango w'ahantu akorera hariho na nimero haba hari ku muryango w'ahantu akorera mu karere haba hariho nimero ukazifata ukabona no kumuvugisha afande ni ukuri nageze uyu munsi ku biro byanyu nsanga mudahari ariko nahasanze nimero mpitamo kubahamagara nitwa runaka n'umwana w'imyaka 21 rwose ndashaka kujya mu gisirikare ndabikunze n'umutima wanjye wose ubushize naragerageje biranga nagira ngo mubimfashe afande akakubwira ati ejo uzaze kundeba tuvugane Mana Nyagasani urashaka kwitangira igihugu koko ukavuga ngo wabuzinzira wabinyuze warangiza ugafata ariko ugafata umwanzuro koko ngo miliyoni 2 nitwebwe twasaza abantu miliyoni 2 nanjye nimwe umutwe abantu bafite ibibazo bikomeye ngo miliyoni 2 nizo z'abantu bafite ibibazo mu mutwe munakandika ariko urumva nukuri hari buryo
cyawe gishobora gukemuka niba wumva rwose igisirikare ugifitiye urukundo, kuko ibi nabyo ntaho bitaniye n'indege. uwo muntu arwarira undi ndege yamwandikira akabaruwa yakwanga kukamusubiza akavuga ati ngiye kwimanika ngiye kwimanika. rero niba yarirwariye indege akaba yarayirwariye igisirikare cy'igihugu cyacu, koko wagiye ukegera abantu negera ababishinzwe ko bazamufasha bakeneye umutima nk'uwo, bakeneye umuntu ufite bakeneye umuntu urwara indege. ariko uribaza umuntu ugera akumva ko natakijyamo arapfa, uyu niwe bakeneye. yewe reka tukigarukire mu kanya. ariko uyu munsi noneho turaza twirebera ibijyanye abantu. ariko rero mwana amazi ko ibintu bikaze mbemwa covid yewe reka basetse ariko nukuri kwa Mungu mu gitondo bakubise bakagutiya ntereka njya gusaba serivisi jogo nakagutiya hasi hejuru bandahageze saa moya nasanze abantu ku irembo ryaho nari ngiye gusaba serivisi bati nturenga. none se bigenze bite? batizana icyangombwa cyo wikingirijeho muri telefone, ntabwo nari mfite ako kanya. ntangiye gutera imibare mu mutwe kwa kundi nyine imibare twizeye dufasha ubuzima, hano tugakora ntako nari mfite gaprintinze. ntangira kwita kavanya ndebye muri telefone zimwe batwoherezaho message cyangwa nka code irimo ndagira sinzi ko umutima waje nibwo ko nigeze kwabika kuri email va bandagashije yakorana guhangarira gutabara barira ntabaye bandakabonye. ariko ndakubwiye ikintu cyitwa certificate yuko wikingije my dear. umva no mu mwanya hari umamagara ati none mucuti wanjye ati none se wamenyera ari he bari gutanga urukingo rwa mbere ariko wa mugani di abantu noneho kubera ko ubuzima bwahagaze yine ati ni he bari gutanga urwa mbere ati ko numvise ngo abandi bari gushimangira nge nafatira urwa mbere ko nukuri ati byakomeye mu mwenge muri supermarket banga ko ninjira. umva rero ubwo turaza twirebera abanyamadini bacu batubwire ngo ibyahanuwe byaradusohoyeho cyangwa se ne mategeko tugomba kubahiriza. ariko ubundi wahungira hera turagaruka mu mwanya ari byo batubwira. wari waje gufata urukino kangahe? Rwa kabiri. Nyewe biratuma mbona nyine ko natambuka ahantu henshi natenemere ko natambuka nko mu masoko mu mabisi nk'ubu mfite gahunda yo kujya Musanze mu kazi. kandi tureba twese abanyarwanda ntawe kuvuga ngo kuba udafite akazi kuba wirirwa mu rugo twese nyine tugomba kubikora. ntabwo twatega bisi, hari serivisi nyinshi tutakora kubera kutikingije. Rwa mbere jya narafashe ariko rwa kabiri ntabwo nari nagafata, nari narabuze umwanya ariko bitewe n'uko amabisi batajya mutikingije utajya mu ntara wenda ugiye kuzanayo nk'ibijya urangura nibaze bazifate kuko n'ubundi ntacyo uzakora utafashe urukingo. birinde kandi bafate inkingo nyine ku gihe. nuko numvaga ndukeneye ruzamfasha kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, bimfasha no kurinda bagenzi banjye. turabibona neza kuko ari igikorwa cyiza bagifasha abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. icyo nababwira ni uko badakwiye kurukerensa kurinda ubuzima bwabo. abashobora nko kubigiraho confusion kubw'impamvu runaka ngo ntabwo barukoresha, bakwiye kubireka bakabihereza agaciro bakarukoresha, kuko utazarufata hari ibikorwa byinshi atazemererwa kuba yakora cyangwa se nk'ingendo atazemererwa kuba yakoresha. niyo mpamvu rero urukerensa kandi afite nka gahunda yo kuzagira ibikorwa akora byamuteza imbere, akwiye kumva yuko adakwiye kurukerensa akarufata hakiri kare. amahirwe akiriho ni ukwicara nizeye yuko ubuzima bwanjye mburinze. naje gufata urukingo rwa kabiri ntararufata, numvaga mfite impungenge yuko rumwe nta kintu rumariye, mfite impungenge yuko nshobora kwandura covid. impungenge ya kabiri byari kuzangiraho ingaruka, ugasanga mu bikorwa bimwe na bimwe bya leta simbyemerewe, ariko kuba ngiye kurufata bizamfasha kubikoresha ari ibikorwa bya leta ndetse no kwirinda muri rusange. atari bitabira gukingirwa n'urwa mbere bose baraje baza ari benshi, bituma ino mirongo nyine tubana myinshi cyane. hanyuma ibikorwa byo byafunze bigomba gufungwa kuko mbere na mbere ubuzima nibwo bwa mbere, ibindi bikurikiraho nyuma. ikintu cya mbere ngewe nababwira nibafata inkingo, kuko kudafata inkingo ingaruka ya mbere ushobora kwandura bikaguteza ikibazo runaka, ingaruka ya kabiri ushobora kutemererwa n'ibikorwa bya leta bimwe na bimwe. biradufasha cyane kuba turi bwirinde iki cyorezo kandi kikarangira tugasigara mu buzima bwacu busanzwe tumeze neza. hanyuma kandi binadufashe ibikorwa bya leta nyine nabwo turabyitabira nta mbogamizi. impamvu
impamvu se hari impamvu yindi hari ko ari uko twabonaga bigikomeje tukavuga ngo tuzagirayo tuzabonera hose icyo byabaga bidutwaye impamvu yabaga ari yo yonyine nuko nabonye ko ari rusange nyine buri wese agomba kurufata kwirinda n'ubundi twirindaga mu buryo busanzwe dukurikiza amabwiriza twahabwaga yo kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba ariko ubu n'ubundi umuntu arabakingiwe ntabwo biba bivuze ko n'ubundi kwirinda bihagaze tuzakomeza twirinde kugeza igihe icyorezo kizarangirira nuko akazi kajya bagahagaritse kandi nta kundi nari kubigenza ndamo kuza kubifata n'ubundi twirindaga ariko ubwo dufashe urukingo birarushaho kwizera neza ko niyo yagufata itakuzahasa kuba ntakurukireza nose ko ari rusange hose kuba ntari nararufashe ubundi harimo nk'ubupingamizi niko nabyita njye narabipingaga numvaga bitari real ariko right now naje gusanga ko biri serious cyane imyanzuro yes ariko not on a big extent urumva njyewe ubundi mbere numvaga ko uburwayi ari nk'ibintu by'ibihuha ariko nyuma nza gusanga ko ari byo nyuma y'uko actually umushuti wanjye yararwaye mbona ko biri seriye nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ati reka nze mfate urukingo bino bintu ni ukuri ni ibyanyabyo ntibakomeze kubihakana nanjye niko nari meze ariko niba maze gufata umwanzuro nkavuga ati reka nze mfate urukingo it's real kuri ni ibyanyabyo uri aho hanze wese ubihakanya ndamugira inama rwose aze afate urukingo nk'abandi bose kuko naraje banga kunkingira kubera narabona icyangombwa irangamuntu reka yuko ndayifite ariko irangamuntu zatinze gusohoka ubu ngubu nabonye ikisimbura nicyo nazanye ibintu biri seriye abantu bose bagomba kwikingiza ntabwo ari iby'umwe ntabwo ari ibyande ni iby'abantu bose abantu babishyiramo ubushake baza bikingiza unageze hano nka saa 2 za mu gitondo kandi nahanye nimero ya nimugoroba yewe mbona atangiye gushaka urukingo guhera ejo hashize kubera ko nahereye mu Gakiriro dusangayo abantu benshi tuva mu Gakiriro tujya Nyabugogo navuye Nyabugogo nza hano rero oya Bibiliya yo buri muntu iyo usomye umurongo umwuka wirukankana watwara byinshi cyane ariko uhereye mu gitabo cya kabiri cyo muri Bibiliya cyo bita Kuva rwose ugakomeza ukarinda ugera aho ngaho mu byahishuweho wasomaga hagaragaza ibyorezo byagendaga bitera mu buryo butandukanye mu gihe gitandukanye kandi bikagaragaza uko abantu babyifatagamo muri Bibiliya ibyorezo rero mu by'ukuri urebye kino gihe nibwo ibyorezo bisa naho byabaye bikeya ngira ngo niyo mpamvu birimo kudutonda ariko iyo usubiye muri Bibiliya usanga ibyorezo nk'ibi ngibi iby'indwara iby'umuriro iby'uburyo butandukanye byagendaga biza kandi Bibiliya igenda itanga inzira ukuntu abantu bakwiriye kubyifatamo yenda kimwe mu birimo kugora abantu nuko nguko kubaheza kuvuga ngo utagize cyane ntakwiriye kugera aha ngaha hari abantu benshi ibyo ngibyo ni ibintu byari biriho uhereye kera no kugeza ubu ngubu ariko kuko hashize igihe kinini imiti yo twita modern medicine imiti cyangwa se ubuvuzi bwa kizungu yagabanyije ibyorezo byinshi niyo mpamvu rero ubona noneho bitera bikadutonda kuko bimaze igihe bitagaragara kenshi dufite rwose ibice byinshi cyane muri Bibiliya hari igitabo ujya wumva cy'Abalewi nk'igice cya 15 hafi kuvana ku murongo wa mbere ukarinda wagira nko ku wa 16 uvuga icyorezo nk'iki ngiki cyane cyane icyorezo cy'uburwayi yenda bari cyo tuvugaho ivuga nk'icyorezo cy'uburwayi kavuga ati umuntu wese wagiraga amatembabuzi ava mu mubiri atabishaka icyo ngicyo cyabaga uwo muntu yabaga yanduye n'ayo matembabuzi yabaga yanduye ndetse uwo umuntu wabaga ameze atyo uwo yavumaga cyangwa gucira uwo nawe yabaga yanduye kandi abo bantu bashyirwaga mu kato hariho rero mo process nyinshi isobanura rwose ukuntu bakwiriye kubyifatamwo numva rero ibyo bice byose abantu bakwiriye kubinyuramo nabyo bakabisoma indwara ya leprose mu kinyarwanda ibibembe kera ibibembe ngira ngo byari ibinyoro sinibuka ukuntu byageze mu Rwanda ubanza ari byari ibinyoro ngo ari indwara yazanywe n'abanyoro bateye u Rwanda mu myaka 1800 irimo kurangira bitwara mu 1900 iraza igirira nabi kano gace kacu kubera ko biragaragara ko abo banyoro ngira ngo bagarukiye muri ibice by'inahangaha noneho iyo ndwara irakwira abanyarwanda ntibari bayizi ibagirira nabi koko haza kuza abamisiyoneri b'Abanglikane Lionel Sharp n'undi witwaga Stanley Smith baraza icyo gihe bari barimo kuzi Gahini ariko u Rwanda ntirwabakira vuba bahagara hari Kabare bahageze basanga abantu bashize bafata ibirwa bimwe
muri Lake Bunyonyi ni inyanja iri hano hakurya hanga icyo gihe ari mu Rwanda noneho bakoramwo izo bitaga isolation islands abantu bose babaga barwaye indwara abariho bashyirira akato noneho bakabona uko babavura. Icyo navuga giye nuko abantu bakwiriye gukoresha aya mahirwe bakajya kwikingiza aho hafi yaho bari. Mu by'ukuri idini ya Islamu ni idini yubakiye mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa cya muntu, ndetse ku bijyanye n'ihame ry'ubuzima ryo ni ihame ntakuka ibungabunga mu buryo budasubirwaho, ari nayo mpamvu uzasanga amategeko yayo kubirebana n'uwashobora kuba yakwandarika iryo hame, reka tubivuge dutyo, amategeko usanga batamworoheye. Hari ibintu bitanu idini ya Islamu yajije kugira ngo ifashe ikiremwa muntu, harimo kubungabunga, harimo ubuzima. Iyo tuvuga ubuzima harimo n'ibijyanye n'iyo mibereho myiza, ni ibintu bigari. Harimo ndetse n'ibijyanye no kwirinda no kwikumira ku byo ari byo byose byagirira nawe ubuzima, ndetse iyo habonetse n'igihe habayeho amakuba nk'ay'icyorezo umuntu akaba agomba kumenya uburyo abyitwaramo. Twe rero mu dini ya Islamu ibyo dushingiraho byose twubahiriza cyangwa tubishyira mu bikorwa tubikurwa mu byahishuwe mu gitabo gitagatifu cya Quran ndetse no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad, amahoro n'imigisha bimubeho. Muri Quran usanga Imana yaragiye igira iti, ndakoresha ururimi rw'icyarabu ko nirwo rwahishuwe mu Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad karramna bani adam. Mu by'ukuri Uwiteka aravuga muri murongo wa Quran ati, mu by'ukuri ikiremwa muntu twagihaye agaciro, gifite agaciro gakomeye cyane. Mu yindi mirongo akavuga ati, wala talqu aydiyakum ila tahluka. Uyu murongo uboneka muri Quran mu sura yitwa Al-Baqara aya 195 cyangwa se umurongo 195. Uwiteka aravuga ati, muramenye ntimuzashyire ubuzima bwanyu mu kaga. Gushyira ubuzima mu kaga ni gute? Ni igihe nk'uko tuba tumaze kumenya amakuru ahagije avuye mu soko yemerwa n'idini ya Islamu yuko ayo makuru tutsaho buri Muislamu wese cyangwa mwemeramana agomba kuyubahiriza. Ni iyihe soko rero? Imana iratubwira muri Quran igira iti ngo mujye mureka abandi bafite ubumenyi, muri ubwo bumenyi abari bo bafata ibyemezo cyangwa babaha icyo gukora n'umurongo. Uyu munsi inzego z'ubuzima zamaze gusesengura ndetse zishingiye ku bumenyi bafite, bavuga ko hari icyorezo cy'indwara ya COVID kandi ikaba yandura, ikaba ishobora kugira nabi abantu muri rusange. Umuyisilamu nk'umwemeramana, kubera abo bantu twemera kandi tukemera n'amakuru abaturutsemo, ni ngombwa ko amabwiriza ndetse n'inama batugiye nta kugisha inama tuba tugomba guhita tubyubahiriza ubwo byakabaye. Aha rero ni muri bwa buryo bwo kubungabunga rya reme cyangwa se rya hame ry'ubuzima. Nakubwiye ko Islam hari ibintu bitanu iha agaciro. Hari ubuzima, hanyuma harimo ubwenge bw'umuntu, harimo ndetse n'icyubahiro cy'umuntu, harimo n'imitungo y'umuntu ye bwite cyangwa se imitungo rusange. Mu idini ya Islamu burya ntibyemera no kuba wakwangiza umutungo wawe, uwukoresha nabi, uwukoresha mu buryo kwaya nk'uko abanyarwanda babivuga, bavuga ko urya uziga. Hanyuma ntiunemerewe kuba wasenya ibikorwa remezo cyangwa kuba watekereza kubibangamira, kuko ni ibikorwa bifitiye inyungu ndetse n'abantu muri rusange. Icyo kikaba ari hamwe mu idini ya Islamu. Icya gatanu harimo ikijyanye n'idini, kuko idini nayo irakenewe mu buzima bw'abantu kugira ngo bashobore kugira imibereho myiza ndetse bagire n'imitekerereze myiza, bagire n'umwuka mwiza mu bijyanye n'iyobokamana. Ibi bintu bitanu rero niyo mpamvu ubona idini ya Islamu inavuze iti, ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu uramenye ntuzabwandarike, ntuzagende ngo wigire umusinzi ku buryo uzanirwa no gukora inshingano zawe ufite hano kuri iyi si, cyangwa se wigira umusambanyi, cyangwa se wigira umunyabyaha, cyangwa ubangamira abandi. Idini ya Islamu kuri ibi yagiye ishyiraho amabwiriza ndetse n'amategeko akomeye mu rwego rwo kugira ngo buri wese yitwararike. Muri iki gihe cy'icyorezo, intumwa yacu Muhammad, amahoro n'imigisha bimugereho, yavuze imvugo zisobanutse, aho yavuze ati, mbere na mbere abanje tumenyesha ko hari indwara zishobora kubaho, ariko yuko buri ndwara yose uko ije
igira n'umuti. Abantu rero nibagerageze gukoresha imiti kugira ngo aho ngaho yaduhamagara kugira ngo twegere ba baganga baduhe imiti tuvurwe dukire. Hanyuma arongera aranatubwira mu mvugo ye ntagatifu, hari igihe kimwe higeze kubaho bamwe mu basangirangendo bari bagiye mu mujyi wa Yerusalemu, bageze hafi yaho muri kilometero 15, nagize n'amahirwe yo kugera aho hantu hahambye abayisilamu babanye n'Imana, abo twita abaswahaba. Abayisilamu n'abankurikiye barabyumva, bagera ku 25,000 bishwe n'icyorezo. Igihe icyo cyorezo cyabageragamo habayeho kujya inama, tubigenze dute ko icyorezo kitugezemo kandi tugomba kujya mu mujyi. Bari berekeje mu mujyi abagomba kujya muri Syria. Nibeshye gato batese dukomeze tujye muri Syria kandi icyorezo cyatugezemo. Habaho impaka kugeza ubwo umwe mu bo cyahitanye witwa Abdurrahman bin al-Jarrah nawe imvaira aho ngaho yababwiye ati mureke dukomeze ko n'ubundi twahagurutse dufite intego yaho tugiye muri Syria tujyeyo. Habaho impaka, bamwe baravuga atoya turarwaye, abandi bararembye, ibintu nk'ibi. Byageze ubwo Umaru amubwira ati ibyo bintu uvuze ese nta buryo dufite cyangwa imvugo dufite yaba yaravuzwe n'Imana bari dushingiraho. Byageze uwitwa Abdurrahman bin Auf, numwe mu basangirangendo babanye n'Imana Muhammad uzwi cyane uko mu mateka y'idini ya Islam, yabibukije abibuka umurongo Imana yavuze ngo nimuramuka mugezwemo n'icyorezo muramenye muzikumire, ntimuzashake kwinjira mu bandi kugira ngo icyo cyorezo mutagisakaza mu bandi, ngo kandi n'ahandi icyo cyorezo kizagaragara nabo bazishyire mu kato ntibazajye mu bandi kuko bashobora kuba bagikwirakwiza mu bandi bantu. Iyo niyo mirongo twe nk'abayisilamu twemera kandi tugenderaho, nkibaza ko irasobanutse kandi nta n'uwayigiraho urujijo. Niba umuntu yarikingije undi akaba atarikingije, byanze bikunze hagomba kubaho itandukaniro kugira ngo tutagumya korora iki cyorezo hagati yacu. Uburyo rero bundi buhari, nta mahitamo yandi ahari, nuko abakingiwe bavangurwa n'abatarakingiwe, abatarakingiwe nabo bakabashakira gahunda y'uburyo bagomba gukingirwa, bityo buri muntu wese akumva ko agomba kubigeraho. Twero nko mu dini ya Islam, iyo uramutse utubahirije n'ibyemezo nk'ibyo bitangwa n'inzego zibifite mu nshingano, uba ukoze icyaha. Ni icyaha, nta nubwo ari no kunyura hirya no hino, ni icyaha. Niba ugiye no kwicuza ugomba kwibuka kwicuza ku Mana kutubahirije icyo umuyobozi wawe cyangwa se uguhagarariye mu buryo bw'inshingano yakubwiye ukaba utacyubahirije. Ahubwo no kubwubahiriza, no kubwubahiriza, no gutuma amategeko harashyirwa mu bikorwa kandi yashyiriweho kurengera abaturage n'inyungu z'igihugu muri rusange n'ubuzima bwabo. Uwo muturage ashobora kuba atibuka ibikubiye mu itegeko nshinga yitoreye yishyiriyeho, akaba atibuka inshingano yahaye inzego z'ubuyobozi, akaba atanibuka yuko n'ibyo bihano. Mwibutse, ndamwibutsa ko mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ry'umwaka wa 2003 ryavuguruwe mu 2015, mu ngingo zaryo zinyuranye zitanga uburenganzira, zigatanga ubwisanzure, zigatanga kujya aho ushaka hose mu gihugu no kubona ibyo ushaka. Ariko muri iryo tegeko nshinga yitoreye hakaba ariho irengayobora, hakaba ariho imbibi zigaragaza ni ryari ubwo burenganzira bugomba kugabanyuka, imbibi zigaragaza ni biki atagomba gukora mu nyungu ze, mu nyungu z'abaturage n'ubuzima rusange. Na rya tegeko nshinga riha inzego zinyuranye, za zindi ziteganywa mu itegeko nshinga, ubutegetsi nyubahirizategeko, ubutegetsi bw'ubucamanza n'inshingamategeko, ariko by'umwihariko muri ibi bihe ubutegetsi nyubahirizategeko aribwo wahoze uvuga mu kanya, gushyiraho ingamba zinyuranye, kuko mu nshingano z'urwo rwego z'ibanze z'ubwo butegetsi no gushyira mu bikorwa itegeko nshinga n'andi mategeko. Ubwo rero nicyo navugaga, kuba byibagiwe ndabibukije. Ngira ngo hari ibibazo umuntu wese ushyira mu gaciro niyo ataba umunyamategeko yakaba yatibaza, ahubwo agaharanira kumva inama, umurongo, amabwiriza. Inzobere mu bitabo bitagatifu bahoze babivuga, niba mu bitabo bitagatifu harabayeho ibyorezo hakabaho n'ingamba
zigamije kuvana mu kaga abaturage n'ubuzima bw'abantu. Niba mu mategeko cyane cyane itegeko rirusumba ayandi, itegeko nshinga, nibutse ko ariryo tegeko ryonyine twese nk'abaturage tugiramo uruhare cyangwa twagize. Navugaga ko iri tegeko nshinga niryo ryonyine umuturage yagombye kuba yumva asobanukiwe, agasobanuza ndetse agafata umwanya, ko niryo yabonye umwanya wo gutekerezaho no kwemeza. Ayandi mategeko ni amategeko ashyirwaho n'inzego cyangwa n'intumwa zabo zikurikiye. Nagira ngo nkwibutse bazarebe muri iryo tegeko nshinga, bazabonamo igisubizo. Umuntu wibaza icyo kibazo aba yazamuye ikibazo cy'ubwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga, akafata njyewe ngomba gukora ibyo nshaka, amategeko arabinyemerera, umubiri n'uwanjye, n'iri tegeko nshinga rinanyemerera kujya aho nshaka n'igihe mashakiye, binyemera kuba mu gihugu, kukivamo, kugisohoka, ku mipaka no mu bibi zanyu. Ariko ikintu gikomeye aba yirengagije nuko muri iryo tegeko nshinga rivuga ko andi mategeko azashyirwaho iryo tegeko nshinga ariyo azagenga, azashyiraho mu buryo bwumvikana bushyigikira bwa burenganzira bwavugwaga bw'umuntu ku giti cye, bugahuzwa n'ubw'abaturage bose muri rusange, noneho bugatanga n'inshingano kuri izo nzego. Nibutse ko gatoya umuntu waba wibaza icyo kibazo, buriya aba bayobozi tujya tubona mu nzego zitandukanye, mu ndahiro zaho wenda nutajyaga bikurikira azabikurikire, ni indahiro barahirira gukora icyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ntabwo wagira umunyarwanda akamaro utibutse ubuzima bwe. Barahirira kurinda itegeko nshinga, kandi muri rya tegeko nshinga niryo rinavuga yuko hari amategeko azarinda abaturage n'ubuzima bwabo muri rusange. Ntakabaye mbazwa ngo ese hari umuntu ufite ayandi mahitamo? Nta yandi mahitamo ahari. Iby'amategeko ateganya birahari, inshingano zirahari, na logika isanzwe no gushyira mu gaciro birahari. Ni ibintu biba byasobanuwe, byakozwe n'abifitiye ububasha. Niba rero warahawe, ndatekereza niko mbitekereza, ni nako binameze, abantu bageze ku rukingo rwa gatatu. Niba abantu bageze ku rukingo rwa gatatu, ntere ko inzego zishinzwe ubuzima ziba zabaze kare, ese izo ngingo zirahari, ese abantu bikingije, ese bashobora kwikingiza. None se nureba uburenganzira bwanze kwikingiza, uburenganzira bw'ikingije we kandi nawe utagomba kwandura cyangwa kwanduzwa cyangwa guhozwa mu ngamba zibangamira ubuzima bwe n'ubukungu, ubwo uramutse urebye uburenganzira mu itegeko nshinga waba rivugisha icyo ritavuga. Ntabwo itegeko nshinga rivuga yuko abantu baba ibyigomeke, abantu bareba uburenganzira bwabo ariko bakibagirwa urw'abandi. Nicyo nashatse kuvuga, ahubwo inzego ziramutse zitabikoze, nicyo nashatse kuvuga. Cyane cyane urwego nyubahiriza tegeko ntirugire icyo rukora, ntirushyireho izi ngamba, ntirufate ibi byemezo, rwarwishe rya tegeko nshinga, rwaba rwambuye n'uburenganzira abandi banyarwanda bafite ubushake bwo kwikingiza. Iri tegeko mvuga rya rindi abaturage bitoreye bashobora no gusubiramo bakarisoma. Ingingo ya 45 ikavuga ngo leta ifite inshingano zo gukangurira bene gihugu ibikorwa bigamije ubuzima bwiza no kubafasha kubigeraho. Buri munyarwanda afite inshingano zo kwitabira ibikorwa bigamije ubuzima bwiza. Tinyuka nawe urashoboye, maze uteze imbere ibikorerwa iwacu. Amahirwe urayasanga nta gusanga. Radio Imanzi 105.1 FM. Yes, ni Radio Imanzi ivugira ku 105.1 FM. Urukingo ngo ntimushaka kurufata, abandi bati ni uburenganzira bwacu. Reka panze nisomera ubutumwa Emilia yaguhaye kuri Twitter ya Radio Imanzi, akagira ati yewe udashaka gufata urukingo azajye mu kwezi, kuko no kuba mu rugo ntibizabaho utarafashe urukingo. Ndakeka rero nta mahungiro wabona rwose. Urakoze cyane miriwe. Ariko hano hari inkuru rero, mana nyagasani, ngo hagurumanye. Iyi ntago wayigendana. Umva sibyo turimo tuvuga hose. Ni kugitangazamakuru Igihe. Umutwe w'inkuru uravuga ngo muri Swede abarenga 6,000 bashyizwemo
microchip zigaragaza ko bakingiwe COVID-19. Umva ko hadashya ndagafashe ndagapostinga no mutipa itambwira ngo hayi ese ko hagurumenye ariko nukuri koko amango ngo umwana wa pasiteri ngaho ongera urashimigeri nyine ongera urashimigeri ndashimigeri urabona nukuvuga ngo hariho ifoto bashyize muvana akantu kakuma babashyize mu mubiri urabona bya bindi bya mu gitondo yewe ni muri koko kwiburyo urumva bya bindi nahoze babwira nti mu gitondo nagiye baturajya he batiza nibyo Radio Imanzi halo oui mwiriwe neza mwiriweho ahantu uboneza dukigana gisagara yego ibintu umusore avuga rwose turumvikana to nubwo ntari umusamu ariko ntuba ari byo wenda nkaho nk'ababanga kwikingiza jemba numva hagize nk'ugira amahirwe make akacyandura abantu bakaba bamushyira ahantu akabanza kumva uburibwe bwacu tu akabanza agahangana nacyo wenda iyo mwana yirirwa yari abwira abandi nk'aho batayizi akagira icyo umukorera kuko ni ugupfobya niba twebwe twemeye bakadutera se ni uko tutavukiye icyenda nk'abandi bose nawe niyemera ruterwe tugire uburenganzira nk'abandi natwe dusohoke cyangwa tuzaduhora muri guma mu rugo si uko ndabona amaherezo ari nayo ahubwo ituriye imbere tu mubika muzigama hari nk'abantu duturanye nyine ni abadiva ahubwo igitangaje usanga inkunga ya leta ize ariho bajya imbere ariho usanga bajya kwihererana mu mudugudu nyine n'abandika imbere kandi nk'icyo cy'urukingo cyaza bakiruka ngo Yesu yarabyanze usanga nta n'iterambere banafite wenda n'urunamwise nta n'ikintu yaba asize yibaza se nk'uyu muntu kweri biba byanyoboye murakoze cyane ariko nk'uko uyu muvandimwe wo muri Gisagara rero abivuga ubundi ibintu ni bibiri reka mbabwire iyi si kugira ngo tuyizeho nta n'umwe wigeze akoresha inama ngo aze muri iyi si kuko twaje rero bizwi n'umuremyi no kuyivaho kwacu no kuyivaho kwacu rero ntawe ubifiteho uburenganzira niyo waba nushaka kuvuga ngo ni ubuhanuzi busohoye kandi reka no ku rundi ruhande reka tujye tubwizanya ukuri reka tubyemere ko ari n'ubuhanuzi none se twari tuzi ko ibyavuzwe ngo iby'Imana yavuze yabeshye kamuvuge gutyo Yuda wagambaniye Yesu nk'uko Bibiliya ibivuga baragendanaga none Yesu akajya ahora bivuga ati mu mwanya barangambanira ati muze mumfashe gusenga akirirwa bibabwira ati bigende gutya akababwira ati rwose nyamara mu mwanya ndagambanirwa Yuda arimo kumva kandi ngo yaramukundaga ariko ntibyabujije ko ari usohoza ubuhanuzi n'ibindi rero ibyo twakwigira byose byaba ubuhanuzi bitaba ubuhanuzi Imana yatumye tuza mu isi ikabona ko iki kiragano ari cyo nyine isi zaragira ntacyo wayiburanya ntacyo twe dushobora kuyiburanya ikiriho rero twebwe ni ukwitonda neza tukamera nk'intama burya intama iyo bagiye kuyikubita ifuni ntigitera amahane iratuza ntabwo ari nk'ihene ubundi tugomba kuba abana b'intama siko se bahanditse pasiteri oya handitse ko none siko se bavuze ngo azafata ihene zirobanure mu ntama kandi intama nizo zizagera none rero mureke kurashya imigeri amena pasiteri Radio Imanzi halo yes hello mwiriwe neza Imanzi muraho cyane karame abantu bari kwanga urukingo nabita nduhungire bararuhungira hese bagiye hanze barasanga bakoma birukana bagiye mu isoko bakome birukana bagiye muri tagisi bakome birukana baruhungira ahantu hose numva ahantu kereka nibaruhungira mu kako kabeza kandi ntibizavamo ikintu itoroheye hari abantu bo mu ntara bikarakasa ati n'abana b'imyaka 12 abakuye mu ishuri ngo nta n'isoni ngo arakubwira ngo usubire umwana wawe ati sinyutire ndingira agatsindwa ubutanze umuntu no mu cyaro imyumvire yayo mba numva ntawamenya iryo ari ryo bari ngo bazaba biga ngo amashuri yararangiye reka amashuri byarangiye bayarangiye
ngaho ati ibintu byo kurya biriya kimenyetso n'ibindi ari ikimenyetso cy'isi ko ibyo byishimye kiriya ni ikimenyetso cy'inyamaswa ariko se niyo cyaba cyo wagihungira he banza umbwira ahantu ufite ubuhungiro bwo kuba wagihungira bati nigo baje bikarakata tuwatu none nayo barabemeye none n'urukingo narwo bari kurwanga umva mana ndabakomeje n'ukuri oya bakomeza ahubwo cyane bakomeze pe nibanywa amazi biraza gushira baryame bubitse inda baryame bubitse inda birashira bazambwira ko ntajya mu modoka se ngo ugiye mu ntara udafite mesaje cyangwa cya gipapuro aho n'ibigumire mu murwa bazarasaje ngahe ngo urakoze cyane sorry telefone yise icika yego ariko uko byagenda kose ibyo murimo mwigira ngo reka ngo saa bibiliya ngo pasiteri mutega amatwi twigisha oya njyewe ndavuga ibiriho ndavuga mu kigejejweho na mama bi none se reka mbabwire mwe abantu nta iyi si twe twayiremye uwayituremera agashima ko tuyizaho ibi byose birimo biraba kandi byavuzwe bizasohora ntabwo imana igibeshye urumva rero ngewe nihitiyemo kwibera intama abagenzi rwose ubwo gahunda z'ihene nturimo ntabwo ndimo keretse icyo batazavuga bavuga bati mukora iki ngiki urashimangira ndiyo no kudanangira ugenda urashyira amakuma yego ntabwo nirirwa nsaza imigeri kuko rwose ngewe kuza hano muri iyi si ntabwo nigeze mbisaba ntabwo nigeze nta application leta nasabye nanditse nako no kuyisohokamo n'ibindi byose biri aho bikurikiranye uko wanzanye mu isi yabigennye nta nubwo ngiye mfite ubushobozi bwo gukuraho n'akadomo ibindi rero ntabyo kurashya imigeri ntabyo reka sinzi we reka mama wararaye wowe urivumbura kuri gahunda umushinga w'abandi nkande urinde uriki byose biri ku murongo biranda ukuvuga ngo buri kintu agenda akora agenda ahishura kamwe kamwe igihe biri ku murongo tugenda tugera kuri ibyo mubonye ni bike birataza reka tugaruke mu kanya ariko ikiriho rwose umva mw'abantu b'imana aho kugira ngo burya ugenda usajije imigeri abantu rimwe na rimwe bajya bavuga nk'iyo babonye umuntu wenda arimo nko kwitahira gupfa iyo umuntu yashajije imigeri cyane iyo umuntu yasamye cyane baravuga ngo yagiye ababaye we ngo yababaye byahatari ariko iyo umuntu yitahiye mu mahoro witurije nk'agatama bagasanga wiciriyeho nta bintu byo kuruhanya baravuga bati uyu muntu yagiye mu mahoro uyu muntu ni ukuri ijuru yaribonye bati ntabwo yigeze agira ibibazo mbyumva n'abakuru none rero ibintu byo kurashya imigeri ngo muze kuza kugerayo mwaruse muhame hamwe aho muzagerayo mutanananiwe tugende twiturije tuzagera tutanananiwe none ni radiyo Imanzi rero no kuri social media zose kuri Twitter kuri Instagram kuri Facebook ndetse na YouTube aho hose kandi abantu baba baje wenda ikiganiro kigezemo hagati Amani niwe mutekinisiye wanjye ngira niwe nizera hano ariko na MT arabizi uretse ko Amani kwaje kwa plan nyine ahita agahita gitereka kuri YouTube asigaye noneho ukacyumva witurije rimwe na rimwe ushobora no kubyumva wenda ukafata ariko ahangaha banansekeje ukajya wongera ukanasubiza inyuma mu gihe iyo turimo nka gutya muri studio ntabwo wasubiza inyuma ngo byebe ariko iyo ugiye kuri YouTube urumva ukajya unasubiza inyuma ariko ahangaha byari bimeze gute washaka ukakadawunirodinga nta kibazo gusa turabiseguraho inkangara y'Amani uyu munsi nimba bamennyemo kore yakubise none itopiki yanyu bayaze kuvamo
turayibazigamira ejo turayibaha ni ukuri muhumure nimba ari uwamenyemo kore yakubise inkangara biranga gusa ubu atugiye n'ideni ejo wirirwa uri kuyiharura uharure ku buryo nimugoroba bizagera biri kwemera naza kumenamo imiti ituma biri hanyuma rero turabona twebwe amasaha yacu yo kuva muri studio ageze ariko turabashimira cyane ni ukuri muraba igiciro gikomeye kuri twe buri gihe cyose murakora kuba muri kumwe natwe baduhamagaye inshuti nziza bari mu mujyi wa Kigali ba Papa Messi ba Seti abari muri Gisagara mwese muri abantu mbese muri nkoramutima ibitekerezo kuri Twitter abatwandikiye Buruseli mu Bubirigi ba Emily bose mwatwandikiye ni ukuri ba Bosco irwamagana mwese muraba igiciro gikomeye kuri n'abandi mwari mutuje mudukurikiye turabashimiye cyane mwese hanyuma rero reka dusigire studio umukobwa mwiza cyane this way Aliet aje kubabwira amakuru mu rurimi rw'igifaransa nuko hasigaye nyuma yabo dufite abasore beza cyane barimo Basket na Bob 24 mu cyokezo cy'imikino nabo baraje hanyuma ubwo twe tubonane namwe ku munsi w'ejo reka tubifize komeza kugira ibihe byiza